Ikaze mwese abakunzi bacu basobanukirwa 5 TV, tukaba nanone tubahaye ikaze kandi turanabasuhuza aho muherereye hose. Nkaba rero nizeye ko mumeze neza. Ni Tadeyo rero icyo Imana ishaka ubasuhuza mwese. Uyu munsi ngiye kubaganiriza ku ngingo igira iti ubujiji n'ukwemera bya none. Muri iki gihe isi yuzuyemo amagambo menshi, ibitekerezo byinshi, amasomo y'amafaranga, ariko se ni iki gitera abantu benshi kwemera? Ubundi ni iki abantu bemera ku iyi mpamvu? Ni ukubera iki ubundi wemera? Ukwemera kwawe ugushingira ku ki? Ukwemera kwawe kuzakugeza ku ki? Ese mu kwemera kwawe harimo iki? Nicyo kintu wagombye kwibaza. Rero usanga abantu benshi bemera ibintu uko byakabaye, ugasanga ntibabanje no kubitekerezaho wenda. Rero wakwibaza ngo ese ni ukwemera cyangwa ni ubujiji? Ibintu upfuye kwakira gutyo gusa ukemera, nta kubaza, nta gutekereza, nta gushishoza, nta ki. Ibyo byose rero ushobora kwibaza ngo ese uko ni ukwemera cyangwa ni ubujiji? Ese ibyo wemera ni ibihe? Wemera iki? Ese aho nawe ntiwaba wemera ubujiji? Mureke rero duhurire muri iki kiganiro cyacu kugira ngo dusobanukirwe uko twakubaka ukwemera gushingiye ku bushishozi atari ubujiji. Nkaba rero mbasabye mbere na mbere kubanza gukanda like, share na comment, hanyuma ukore na subscribe kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikugeraho uko tubishyize kuri channel yacu. Sasa rero hari ikintu tugomba kumenya. Buriya ubujiji si uko umuntu aba atarize amashuri, ahubwo usanga inshuro nyinshi ari kunanirwa gutekereza no gusesengura ibyo yemera. Buriya icyo nicyo bita ubujiji. Ukwemera nyakuri ni ukuvuga ngo ni ugufite imizi nyakuri, ubushishozi n'ubwenge. Ugasanga ari ibintu ubundi bitagendera ku marangamutima. Ni ibintu biba bifite imizi yabyo, ubushishozi. Ugasanga rero atari ibintu bigendera ku marangamutima ari aho ngaho. Sasa rero ngo ibi bihe turimo birasaba abantu b'inzobere mu gutekereza. Hari inyigisho z'impuha, amategeko, ibintu bidasesenguwe n'imyumvire y'ubuyobe. Usanga abantu benshi babyemera bagapfa kwemera gutyo gusa tu. Ngo nuko ngo byavuze ngo n'umuyobozi runaka, umukozi w'Imana runaka, nuko ugasanga mu by'ukuri ukibaza se ku kwemera ibi bintu, none ugasanga n'ubyemera nawe ni ukuvuga ngo ni ukwemera kudafite apfa kwemera nta no kubanza ngo ashishoze arebe ibyo yemera ni ibiki. Rero usanga kwemera kutagira ubushishozi ni ubujiji bukomeye cyane. Iyo usomye mu Migani ibice 14 ku murongo waho wa 15 avuga ngo umuswa yemera ikivuzwe cyose, ariko umunyamakenga yitegereza ahanyura. Umuswa yemera ikivuzwe cyose, niyo cyaba kivuzwe na nyanaka ntashaka gusesengura, we nyine ahita yemera. Ariko mu gihe umunyabwenge we, umunyamakenga we, niwe waba uri inde, arabanza agasesengura akareba ibyo bintu uri kuvuga, ese nibyo ibintu uvuga bifite ireme, bifite ishingiro. Ariko umuntu w'umuswa nyine w'injiji ni ugufatiraho tu, ni uko pasiteri nyanaka avuze, ni uko apotre avuze, ni uko umuyobozi runaka avuze, ugasanga ntabasha gusesengura. Rero ikintu kijyanye no gusesengura no gutekereza ni ikintu cy'ingenzi cyane. Burya n'umuntu ushobora kuba umuyobozi ariko ugasanga ibintu bye nta murongo bifite, kandi ngo yitwa ngo ni umuyobozi ngo nuko ngo akomeye,
ugasanga ibintu nta murongo, rero nawe ugapfa kujyaho gusa ugasanga urabyemeye. Rero hano ngo umunyamakenga mu by'ukuri we agira ate? Umunyamakenga yitegereza ahanyura. Kwemera kwawe kurimo kurakujyana he? Kurimo kurakujyana hehe? Kurakugeza he? Uri kwemera iki? Ushaka kugera ku ki kugira ngo wemere? Rero Imana mu by'ukuri ubwayo yaduhaye ubwenge bwo kugira ngo budufashe. Iduha n'ubwenge bwo kugira ngo dusobanukirwe. Rero kwemera udashishoje ni uguhinduka nanone imbata y'abacuruzi b'ukwemera cyangwa se abayobozi b'ikirenga batagira umurongo unahamye. Kwemera udashishoje rwose usanga nyine uhinduka imbata yabo bashyizeho uko kwemera kwabo cyangwa se iyo myizerere yabo. Ugasanga ubaye imbata yabo bacuruza, abantu nyine bacuruza ukwemera. Nugira gutya bizagenda gutya, nukora gutya bizagenda gutya. Nuko ugasanga n'uwitwa umuyobozi runaka nawe uri mu murongo udahamye, nawe arakujyanye mu kirere, ubwo ari mu kirere n'iki nawe nahakujugunya. Ugasanga ni ukwirirwa umeze nka baroni cyangwa se ameze igipupe kimwe abana birirwa batembereza mu kirere. Ugasanga nawe nuko umeze kandi witwa ngo uri mu kwizera cyangwa se uri mu kwemera runaka. Rero bakunzi basobanukirwa 5TV, ni ukuvuga ngo tugomba kuba abantu bahamye mu kwemera kwacu. Wagombye rero kumenya ngo nemera iki, kandi ukwemera kwanjye ubundi nyirizina gushingiye ku ki, kuzangiza ku ki? Ibyo nibyo wagombye kumenya, cyangwa se ukamenya ngo nyamara ubu ni ubujiji bushingiye ku iyobokamana. Burya uba ugomba kumenya ngo ariko si ibintu nemera nibyo? Ese ntibwaba ari ubujiji nanone bushingiye ku iyobokamana kandi atari ukwizera kwa Bibiliya cyangwa se kwizera Imana ishaka? Icyo kintu nacyo buriya cyagufasha kwitekerezaho cyane. Rero bivuze ngo iki? Bivuze ngo kumenya icyo wizera ni ingenzi cyane. Ngo twagombye gutozwa kwemera nyakuri. Kwemera nyakuri ntabwo kujya kugira gute? Ntabwo ukwiriye kuba inzitizi yo kwiga gusoma. Urumva ngo hari n'abantu usanga rwose afite ukwemera kugira ngo ngiye ngo rwose ngo ntabwo ngo najya kwa muganga ngo Imana ngo ndabizi ngo ko ngo yankiza. Yagukiza se? Iragukiza, yego yagukiza, ariko se kuki yashyizeho abaganga bagomba kuvura izo ndwara? Kuki itabiretse ivuga ati nta kibazo, ahantu ufite ubushobozi, mfite imbaraga, yicare mu rugo urarwaye, nyizere hanyuma ngende nkuvure? Ubwo rero ni ubujiji bukomeye cyane bwo gushaka kumva yuko abantu bariho ntacyo bamaze, ntunatekereze cyangwa se unasesengure wumve ko ari Imana yabashyizeho nabo mu isi kugira ngo bafashe ab'isi. None ukumva yuko wowe gusa ngo ugiye kwizera Imana gutyo gusa, ngo se ngo nzakira, ngo se ngo Imana ngo si byose. Ni byose, ariko ubwenge yaguhaye igashyiraho abaganga, igashyiraho iki? None abo ngabo kuki ugiye kubatesha agaciro? None bariho ngo bamare iki? None se bavuye kwa Satani? Ntabwo bavuye ku Mana. Rero icyo ngicyo ni ikintu twagombye gutekereza, tukava mu bintu bidasobanutse, mu bintu biri aho nyine by'ubujiji gusa, bitewe no kugira gute? No kutamenya. Rero hari n'abagiye bava, ntabwo nigeze numva kera bagiye bava ngo mu mashuri bakavuga yuko ngo baba bari mu ijuru, ngo hano mu isi ngo atari iwabo. Sikibaza kweri, mu isi si iwabo kandi bayirimo. Urumva ni ikibazo. Ntashaka kumenya gusoma ngo ejo nagera ahantu abone ko handitse ko bibujijwe kuhanyura, yewe cyangwa se anasome n'ijambo ry'Imana wenda byibuze, ngo ntashaka gusoma ngo iwabo sino
iwabo ngo ni mu ijuru kweri. Hari n'abandi nagiye numva nabo ngo batarya ibishyimbo n'ibirayi bivanze, badashobora kuvanga icyayi n'isukari. Ibyo byose ukibaza ngo ese mu by'ukuri iyo myizerere ni iki yakugezaho watekereje ibintu nk'ibyo ngibyo? Rero Imana ntabwo yatwemereye kumvira gusa, buriya ahubwo Imana yo yanatwemereye no gutekereza. Ntabwo umuntu azakubwira ngo akora ibi uhita ukora udatekereje. Niba pasiteri avuze ngo ukora iki, ati yego rwose ndiyo bwana. Banza utekereze mu by'ukuri, urebe icyo Imana yo irimo iragushakaho, wumvire ariko kandi wumve ariko unatekereze, wumvire ariko kandi ubanze unatekereze, kubera ko nudatekereza mu by'ukuri aho ngaho we urimo urishyira mu kintu utazi aho kizakugeza, kizarangira ahubwo kinakwangije cyangwa se kikakurimburira ubuzima, kikaguteza abantu, ni ukuvuga ngo kikakwangiriza ubuzima hano muri iyi si, yewe ndetse bikazarangira ahubwo no mu ijuru. N'iryo juru nta n'iryo ubonye, ubuze isi ubuze ijuru, ubwo se urumva mu by'ukuri atari ikibazo gikomeye ku bintu bijyanye n'imyizerere nk'iyo ngiyo y'ubujiji. Iyo usomye muri Hoseya ibice 4 ku murongo wa 6, avuga ngo ubwoko bwanjye burimbuwe buzize kutagira ubwenge. Ubwo uretse ubwenge nanjye nzakureka we kumbera umutambyi, nanjye nzakureka we kumbera umutambyi. Ubwo wibagiwe amategeko y'Imana yawe, nanjye nzibagirwa abana bawe. N'uwo ngo ubwoko bwanjye burimbuwe buzize kutamenya, kutagira ubwenge. Kutagira ubwenge, ushishoze rimwe twabonye hehe? Twabonye mu migani. Rero ugomba umenye ngo Imana ntabwo yampaye kumvira gusa, ahubwo yanatwemereye no gutekereza. Rero niba wifuza mu by'ukuri kugira ukwemera gufite ishingiro, ugomba gusaba Imana ubwenge bwo gutekereza, usome, uganire, wibaze, ubaze abandi. Ni ukuvuga ngo ntabwo wagombye kwizera cyangwa se ngo tuyoboke burake. Ni gute ntakwizera cyangwa se nkayoboka nk'ikiragi? Rero ni ukuvuga ngo ugomba gusobanukirwa ukanasobanurira abandi. Sobanukirwa unasobanurire abandi kugira ngo ubuzima bwawe bugende neza, ubuzima bwawe bwishime, ube mu bintu neza, ubizi, ubisobanukiwe, kugira ngo ibyo bintu bitazaguteza akaga. Bavandimwe rero, niba mukunze ibiganiro byacu nk'uko nkomeje kubivuga, duhe like, dukore share, comment ndetse unakore subscribe kugira ngo ibiganiro byacu bijye bitugeraho 5/5. Nubwo rero nayo babwiye iyi channel izajya ibagezaho ibintu byinshi bitandukanye, hariho ibiganiro by'iyobokamana, hariho ibiganiro by'ubumenyi rusange, ubusesenguzi, nk'izi nyigisho nazo ubona zirimo ziratambukaho. Ni ukuvuga ngo ni ibintu byinshi turimo turategura kandi bizagirira isi yose, bizagirira abanyarwanda n'abumva ikinyarwanda bose bibagirire akamaro, kandi babeho ubuzima bukangutse, ubuzima butyaye, ubuzima bufite gushishoza, ubuzima bufite gutekereza, ubuzima bugomba kuguhagarika imbere y'umuntu uwo ari we wese, kubera ko ufite kwa gutekereza Imana ishaka. Rero bavandimwe badukurikiye, ni ukuvuga ngo ubujiji nk'uko nabivuze, ntabwo ubundi ubujiji ari n'igitutsi. Burya ubujiji nyine inshuro nyinshi ni ukudasobanukirwa ikintu runaka mu buryo runaka, kuba udafite amakuru kuri icyo kintu, ntukagikora nyine kubera ko ni uko ukibwiwe, ni uko ukibwiwe n'umuntu runaka, ariko kandi mu by'ukuri ntubanze ngo unagitekerezeho, uvuga ati se iki kintu nubwo ndi kukibwirwa n'uyu muntu
nicyo cyangwa ntabwo ari cyo. Ubwo rero babwita burya nibwo bita ubujiji, gupfa gukora ikintu utabanje kugitekerezaho ngo ugishishozeho. Reka rero ngarukiriza aha ngaha inyigisho yacu, ubutaha rero nkaba nzabagezaho indi topic yindi nk'uko nsanzwe zibagezaho. Yari Tadeyo, icyo Imana ishaka. Dukomeze turyoherwe n'ibiganiro bya Sobanukirwa 5 TV. Bye bye bye.